lisifiwe kaburi linalozidi yote, asifiwe Mwokozi, usifiwe msalaba, lisifiwe kaburi linalozidi yote, asifiwe Mwokozi, ndashimu musaraba, ndashima yamba nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Muri iyi ndirimbo uvuze yuko ushima umusaraba wa Yesu, yuko wari uremerewe n'ibyaha. Ibyo byaha byari ibihe? Turabasuhuje twongeye kubifuriza kugira ibihe byiza bakunzi ba Ndanyuzwe TV. Tubahe ikaze, turi kumwe na Yvonne n'ubundi. Bakunzi ba Ndanyuzwe TV, ndabashuhuje. Ni Mukandanyuzwe basuhuza Yvonne nk'ibisanzwe. Tunabaha n'ikaze. Nari maze igihe ndwaye ariko ubu norohewe. Niyo mpamvu rero mwari mumaze igihe mutambona. Wari wararwaye iki? Nicyo umuntu ahita yibaza. Niba ari izabukuru. Menya n'izabukuru zirimo. Ubwo abantu rero bibazaga ati Yvonne yagiye he? Ngibyo. Ngayo nguko. Ariko turashima Imana. Ibyo ni byo bya mbere. Tugiye kuganira na Yvonne, ariko hari abantu bifuje kumenya byinshi byerekeye ku buzima bwa Yvonne, usibye ko bamubona cyangwa n'abamuzi uko nguko. Hari igihe umuntu aba akubona gutya ariko atakuzi, atagusobanukiwe. Rimwe na rimwe biba byiza rero kurushaho no kumenya umuntu uwo ari we. Mbere y'uko dutangira, hari indirimbo wambwiye yuko ufite nk'amashimwe kuri wowe yo gushima Imana, biza gukubitana n'uyu munsi y'itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani, itariki y'amateka kuri Yvonne. Mbere na mbere itariki ubundi isobanuye iki kuri wowe? Tariki ya mbere z'ukwezi kwa munani rero ni itariki y'amateka ku buzima bwanjye, kuko mu kwezi kwa munani nibwo navutse. Navutse mu kwa munani 1974. Mvukira ahantu ku Ijwi. Ntabwo ari ibintu byari bisanzwe mu muryango w'iwacu, kuko uwo munsi navutse ni nabwo na papa yagize amahirwe yo gusinya kontra y'akazi. Yari aheruka gusinya kontra akiba mu Rwanda, aho hari muri Congo. Murumva rero ivuka ryanjye ntabwo ryari risanzwe, nanjye mvuka ntari umuntu usanzwe. Nyine hari igihe ubaho ukumva yuko ibyo uri gucamo ukaba wakwisuzugura, ukaba uvuga uti ni ibiki biri kujya mbere. Ariko jye mama wanjye yahoraga ambwira ko ndi umunyamugisha, akanambwira ngo uburyo ngo umunsi ambyara aribwo bagize umugisha w'imibereho yo guhembwa buri kwezi. Murumva rero ni umunsi w'amateka. Nari nsanzwe ndi umuririmbyi kuva ndi muto, ndi umwana mutoya, yaba muri Katolike, niho nabatirijwe bwa mbere, nza guhindura njya muri Pentecote, namye ndi umuririmbyi. Niyo mpamvu hari igihe njya kumva gusa nkumva ashatse kuririmba. Ku banziho murare yo kuririmba, kandi niyo ndi kuririmba ngenda bigendanye n'indirimbo n'umuziki. Ndi umunyamuziki, ndi mwana muziki. Ngayo nguko. Nuko rero nifuje kubaganiriza, ariko ndanze no kuririmba indirimbo igendanye n'ayo mashimwe. Nicyo nanjye guhita avuga ati niba warakanyujijeho cyane yuko burya ngo umuririmbyi ari kimwe n'umusirikare, ngo
ni slogan y'abasirikare ngo kivamo ariko ntabwo kikuvamo cyane rwose n'abaririmbyi nkeka yuko ari uko niko bimeze tunyurizeho muri iyo ndirimbo noneho tubanze twifatikanye nawe twinjire neza mu kiganiro. Murakoze cyane. Ni indirimbo y'igiswahili, nkunda kuririmba indirimbo z'igiswahili, nyimbo za wokovu nizo nisangamo nubwo n'iz'ikinyarwanda nzizi. Wenda mu kiganiro kindi gikurikira wenda tuzaririmba n'indirimbo y'ikinyarwanda kuko ni umugisha kumenya indimi zitandukanye. Reka rero tudatinze nzamure iyi ndirimbo igendanye n'amashimwe yanjye cyangwa n'amateka. Kale nilitembea nikilemewa dhambi, nilikosa msaada kuniponya mateso. Usifiwe msalaba, lisifiwe kaburi linalozidi yote. Asifiwe Mwokozi. Hata nilipofika mahali pa msalaba, palinifaa sana, sitasahau kamwe. Usifiwe msalaba, lisifiwe kaburi linalozidi yote. Asifiwe Mwokozi. Hicho ndicho chanzo cha kufurahi kwangu, hapo ndipo mzigo uliponitolewa. Usifiwe msalaba, lisifiwe kaburi linalozidi yote. Asifiwe Mwokozi. Panapo msalaba kinatolewa cheti cha kuingia mbinguni, kisicho cha kanisa. Panapo msalaba kinatolewa cheti cha kuingia mbinguni, kisicho cha kanisa. Usifiwe msalaba, lisifiwe kaburi linalozidi yote. Asifiwe Mwokozi. Yule bwana mjinga alikwenda bila cheti, kitumai kuingia kama walicho nacho. Usifiwe msalaba, lisifiwe kaburi linalozidi yote. Asifiwe Mwokozi. Lipofika langoni, akaulizwa cheti cha kumwonesha Bwana, akakutwa nacho. Usifiwe msalaba, lisifiwe kaburi linalozidi yote. Asifiwe Mwokozi. Usifiwe msalaba, lisifiwe kaburi linalo
zidi yote, asifiwe Mwokozi. Ndashimu musaraba, ndashima yamba nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Amen. muri iyi ndirimbo uvuze yuko ushima umusaraba wa Yesu, yuko wari uremerewe n'ibyaha, yuko waje kumenya iryo zina rikagutura iyo mitwaro y'ibyaha. Ibyo byaha byari ibihe? Reka dusubire inyuma noneho tumenye Yvonne Nyirashuti. Murakoze cyane, murakoze cyane. Iyi ndirimbo impamvu nayihisemo uyu munsi kuri iyi tariki, ku bankurikiye narindi kuvuga yuko ndi gushima Imana, ariko njyewe iyo igihe cyanjye cy'amavuko iyo kigeze nshima Imana, ariko nkanakora na meditation, nkanatekereza cyane, nkanasubira inyuma gato nko ku buzima bwanjye, nkumva harimo amashimwe menshi kuruta nk'ibibazo naba mfite uyu munsi cyangwa nagize nk'ejo, cyangwa mbona bintegereje nk'ejo hazaza. Ariko iyi ndirimbo iravuga ngo ndashima umusaraba, ndashima na yamba nziza, ngo ariko cyane cyane ndashimye umwami Yesu. Hari igitero cyavuze ngo ku musaraba mwiza, ku musaraba mwiza niho umuntu abonera urwandiko rw'inzira rutari urw'itorero. Imana ishimwe cyane. Amen. Yego. Mu Giswahili baravuga ngo ni cheti, ngo kisicho cha kanisa, urwandiko rutari urw'itorero. Nukuvuga ngo hari ahantu udashobora, nk'ubu ngubu sinava hano ngo njye ahantu ngo ngiye kuvuga ubutumwa ntafite urwandiko rw'itorero. Ariko ngo ku musaraba mwiza, ngo niho umuntu abonera urwandiko rw'inzira, ngo rutari urw'itorero, rudasinyweho n'itorero runaka. Imana ishimwe rero. Yego. Warumbaje ngo ibyo byaha byari bihe. Iyi ndirimbo njye nanayumvise nkiri mutoya, kuko nabatijwe muri Katolike mfite imyaka 12. Ariko iyi ndirimbo nayumvaga mu baporoso, mu baporo bitaga abasebeka, abasebye. Kandi Imana rero ni igitangaza. Baririmba mu Kinyarwanda no mu Giswahili je nuko nyizi. Igifaransa sinanayumva neza no mu Cyongereza, ariko izo ndimi zombi nuko nyizimo. Nta byaha rero numvaga bajya utundubwira ngo tujye no muri penitensiya ugashaka ibyaha uvuga ukabibura. Ariko iyi ndirimbo wayumva ngo ndashima umusaraba, ngo ndashima umwami Yesu, ngo ndashima imva nziza, ngo ndashima n'umwami Yesu. Nukuvuga ngo ndavuga se ko bashima Yesu, iyo mva ndashima umusaraba, ndashima ukumva gushima umusaraba ukumva ntabwo ubyumva. Twebwe twanagendanaga n'udusaraba hano. Yego. Ukumva yuko ufite protection. Ikintu cyose kirimo protection iri divine, mu by'ukuri numvaga harimo ubudahangarwa. Ndavuga ngo n'imva ya Yesu nubwo ishimwa, niba nayo ishimwamo harimo ubudahangarwa. Rero je nta byaha nishinja, kuko kuva ndi muto nigishijwe ko Yesu ngo yabirangirije ku musaraba. Kubisubiramo rero mba nicira urubanza, kandi ngo nyuma yo kwihana ngo nta rubanza. Je nta rubanza mfite imbere y'Imana. Yesu yaranyishyuriye. Yesu amelipa deni. Amenilipia deni mimi. Yaranyishyuriye. Ngayo nguko rero. Yego. Ubwo nibyo twatangiye twibaza nyuma y'ibyo byose rero, kuko tugira impamvu zo gushima. Nta n'uvuga Kristo atanamuzi, umuzi nuko aba yarahuye nawe. Ariko hari ikibazo twatangiye twibaza tuti Nyirashuti Yvonne yarinde ahahise hiwe, kuko hari n'abantu munabana batanakuzi. Nazima Mabaraka. Yego. Ni ikibazo cyiza. Wamugani abantu baratubona ariko ntago baba batuzi. Bazi niba twiba, ntibazi niba turoga, ntibatuzi. Batuvuga ubundi batatuzi. Batuvuga batatuzi. N'abaturanyi bacu ntibatuzi maze, ariko umuturanyi we burya bakuzi mo gake. Ariko iyo ubyivugiye nibwo waba uri kwibeshyera, baravuga ati niwe ubyivugiye cyane.
ibyo rero ndi umwana wakuze nkunda Imana kandi nkanakundwa n'ababyeyi. Njye nagize umugisha wo gukundwa n'ababyeyi kuko nari mu bana bafite intege nkeya, nari gatoya cyane, ariko numva ngaceceka bakagira ngo ni ukwitonda, ariko numvaga mfite utuntu twinshi kabisa. Numvaga hari ukuntu umwana aba afite ibintu byinshi mu mutwe, ukumva wanabivuga ariko ukumva ntiwanabivuga nanone. Ngaceceka rero, ngakunda gushakisha, ngakunda kubaza, ariko ndi gatoya. Ubu hari abantu bari buhite banyumva, nkaho navukiye ku Ijwi banyita Nshuti. Ubwo disi hari abantu bazi Nshuti wo kwishinja, ndabashuhuje aho navukiye. Uyu munsi iki kiganiro rero gitandukanye n'ibindi biganiro natanze, kuko uyu munsi nibwo nibuka ivuka ryanjye, ubundi bebe ndagahinja. Rero navutse, rero nagiye kumva numva nuzuye ishimwe, kandi ibi bintu ntabwo byari bimfasheho rwose. Jyewe rwose natangiye gufeta anniversaire n'abana babikoze. Ngiye kubona mbona barantunguye kuri iyi tariki, kuko bakunda kuvuga ngo ninde wafatisha mama, kumfatisha ntibyoroshye. Ubwo rero jyewe batangiye kunkoresha, ni ukuvuga ngo umunsi mukuru wa mbere nawukorewe n'abana banjye maze kubyara imbyaro ya 10. Ni nawe bucura, nubwo nyuma yaho hari izindi mbyaro ebyiri ariko zitariho, ariko rwose jyewe nakase gato bwa mbere nyiteguriwe n'abana banjye, nta kazi bari bafite ariko gafatika, ariko nibwo bari batangiye gukura. Muri bo rero umwe yarababwiye ati jyewe narisevingiye kugira ngo nzakoreshereze mama umunsi mukuru, ati mwimve ko twese tuwukoze. Nuko rero bankoreshereje umunsi mukuru kuva icyo gihe ntangira kubyitahira, ariko numvaga ntacyo bimaze. Izo ni ingaruka z'amateka, kuko niba iwacu ntayo twebwe iwacu bakoraga ngo ibyo bita ngo ni nyabwerera. Umwana niba yavutse abana bakarya muri quartier, ibyo byabaga bihagije. Byabaga bikozwe bite? Twebwe nyabwerera yaho twavukiye rero cyabaga ari igitoki cya mazizi kigeretse ku bishyimbo, bakakita ni ibintu biri traditionnel cyangwa bigendanye n'umuco waho twavukiye. Bakoraga icyo bita igifukama, gikunda kuririmbwa. Hari umukecuru umwe ukunda kubigaragaza, ikindi gihe tuzabiganiraho wenda. Ariko abana bakarya, bakanywa, bakishima, bakita umwana amazina. Ibyo bintu ntibikibaho. Niba ababyeyi barabaye ibisambo rero simbizi. Nk'ubu ngubu hano sindi bubona abantu bari buze kurya nyabwerera. Ubwo ndajya mbona abantu bakanze utunyenyeri, ndajya mbona za you have received. Urumva yuko terambere ririrukanka kabisa. Ariko icyo gihe twiriraga ibifukamo. Ngayo nguko. Rero uyu munsi rero nujuje imyaka 52. Hari bamwe batajya babivuga, ariko jye navuze ni harya ntinatangiye gukoresha bankoreye anniversaire igihe ki. Urumva hari kuri imyaka 42, kandi afite amafaranga narakoraga, ariko uwo mwanya numvaga anniversaire ikorerwa abana batoya. Jye nayikoraga abana banjye, ariko numvaga giye bitandeba cyane. Ariko nukuri abana babikoze, ndavuga ni noneho reka nanjye basi nge mbanezeza. Buriya nibo bajya banyibutsa bakavuga ati ya tariki yageze. Ubwo rero ni iyi tariki bahisemo, hatazagira abareba ku byangombwa byanjye bakavuga ngo narababeshye. Ariko ni itariki abana, umuryango wanjye, abana nibyariye bahisemo, niwo tujya dukoramo umunsi mukuru. Ntabwo ariyo tariki wavukiye? Ntabwo ariyo tariki navutseho, kuko itariki navutseho bayitiranije n'iy'umwana wankurikiraga, nabwo kandi itariki itariho neza, ariko ukwezi kurazwi ni umwaka. Kuko jye navutse muri 74 mu kwezi kwa 8. Itariki rero bayishidikanyaho kuko umwana wanankurikiraga we yaranapfuye ntiyaboneka. Ubwo rero njye nkura mbona bantetesha. Nubwo baneteshaga gutyo, isi yo ntabwo etetesha. Ntabwo nabikundaga. Ndi mbyaro ya 5 kwa papa na mama, ariko ntabwo jye nabikundaga. Ntabwo nabikundaga rwose. Ndabyibuka ikintu nakundaga ni kimwe, niyo papa yabaga nsigiye nk'igi ibyo nkunda
n'ibyo nikundiraga ariko kuntetesha bindi ntago nabyemeraga ariko n'Imana yagiraga ngo integure nzabe uwo ndiwe iki gihe hanyuma mu mirimo nari nshinzwe rero iwacu nakundaga abana kwita ku bana kubarera kubaheka uwo nakubise hasi uwo natwaye ku rutugu ariko uwo murimo niwo nisanzemo no kubatekera no kubitaho iyo mirimo rero n'ubu ngubu rwose uvuze umwana nabi nubwo naba ngukunda bingana iki cyangwa nkabona uri kumugira nabi ubwo ukahita tubipfa urumva ko natindanye n'abana noneho ngiye kwisanga rero nisanga ndi mama navuga ngo mama mukuru kuko urumva ahantu navukiye sindi bubitondagure cyane navukiye ku Ijwi mbyirukira ahantu bita Rucuro itongo mu Gihemba ntangiye kuba Gakumi njya kwigira ahantu bita Igoma aho ngaho abana twiganye kuri Maendeleo niba bakinyibuka ndabashuhuje kuko buriya hano urebwa n'abantu benshi cyane ubwo wajya kubona ukabona hari n'abambuze batazi ko nkiriho bakazambona rwa rukundo rwa kera n'ubu ndacyarufite njye ntabwo nigeze mpindurwa n'ibihe cyane ikintu cyampinduye ni kimwe ni umuntu ushobora kunkorera ku mwana mvuga rwose nk'udafite inyama y'igihaha ubwo ibyo nibyo nisanzemo ntabwo nabivukanye ntabwo yari amahitamo kandi si kenshi nahuye nabyo nahuye na bike bishoboka kandi nabyo ni ngombwa ngo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza uyu munsi ndagenda nkugarukaho cyane kuko ubwo urumva nakuze nk'abandi bana ngeze mu myaka nka 20 imyaka 18 nibwo jyewe nabaye umumama nuvuga ngo 19 yasanze rwose mfite umwana w'uburiza urumva ntabwo byari byoroshye ni muri 94 nakunze kubivugaho kenshi mu kiganiro kuko ni kimwe mu bigize amateka yanjye impamvu ngurutse ngasimbukira aho ngaho inyuma ya 19 iyo myaka mbivuze ntago bwacya bukira kuko yari amateka meza bitewe naho mutuye n'ababyeyi banyu uburyo babanye n'abandi njye nkunda kukavuga ababyeyi uburyo babanye n'abandi babyeyi birera abana bibahesha ikibari cyo gukura batikanga twakuze tutikanga kuko urugo rwacu rwari ruzwi ariko ruzwi neza abakongomani bari kunyumva b'abanyarucuru nibambona barahita bibuka ko papa yababaniye neza kuko ari umuganga yaravuraga kandi akavura atavurira ibihembo kuko hari ahantu rwose ubona hari igiturage iruhande rwa parike ngiye nkunda parike kuko niyo namenye ubwenge ndeba ubwo abandi bareba nk'inyanja hari igihe ushobora guturira inyanja cyangwa se umugezi cyangwa ikivo ariko twebwe twavutse tureba ikivo ariko tubyiruka tureba parike y'ibirunga nationale ya Virunga nyine bisobanura ngo uri umuntu uhita ucakira ubuhamya neza wahita wumva yuko umuntu utararohamye singwe muri parike nkaba nduyu Yvonne ndi Kigali ubu ngubu hari abantu batavuga aho batuye izo ni ingaruka z'amateka ugatinya kuvuga aho utuye kubera amateka mabi ufite udashaka ko hari n'umenya aho uvuga twebwe rero turabivuga kuko ubwo njye nagiriwe amahirwe yo kubohoka gutyo ariko hari utahavuga kuko ni habi cyangwa se niba atari habi wenda yaturanye n'umuntu mubi akavuga ati niba umva ko naturanye n'uriya muntu baravuga ko nanjye twebwe rero twagize umugisha si uko abo bandi nabo babihisemo ariko twagize umugisha njye nagize umugisha wo kuba ntahisha aho mvuka cyangwa aho ntuye uyu munsi ndabishimira Imana rero sinari nzi ko rero nageza mu kigero nk'iki ndimo ikibazo cyanjye cyangwa abandi bahita bibaza kuri iyo myaka 18 kugira ngo wibaruke muri icyo kigero 18 18 byari byagenze gute kandi umva yuko ari umwana ukiri mu rugo rugendo
ntabwo ngende bivuge ko nari umwana ahubwo nari umunyeshuri nta mwana ubyara undi ubwo nari nakuze nabaye mukuru twebwe mu gace kacu rero babyaraga bafite na 14 yego kandi uwo mwana akagera 18 bavugaga ko wakuze kuri 18 umuryango warakubengukwaga ukagenda ukabayo ubwo nanjye natindijwe no kuva iwacu njya kwigira hirya mu mujyi Igoma ariko iwacu abo twatangiranye nabo bose bapfuye kurangiza wa gatandatu baragenda iyo utagenda urangije ubwo wa gatandatu kuko nta segonderi yari iri hafi aho niyo mpamvu ubwo nigenda nagiye Igoma n'abakuru banjye ikindi muzehe wacu yari civilize yari afite ubushobozi bwo kuba yajyana umwana muri iyo segonderi n'abakuru bacu basirimutse bamwe barangije amashuri ntabwo bari gutuma abana babo bagenda gutyo urumva umwana ushaka afite 14 aba yarikujije cyane nanjye kuri 14 nabashaga kwikura iwacu nkigeza mu mujyi rwose nkajyana umuntu ukuze ku myaka 14 wumva wowe ukuze mu mutwe ikindi ukora nk'umwe yahoze ubu nibwo mbibona twakoraga nk'abiyawe nose umwana afashe urugendo saa 12 kandi imodoka ziriya nazo zarakasa mutwe kuko byagusaba mwararaga no mu nzira mwese mukarara mu modoka abandi munsi y'imodoka nuko nyine ubwo ni kugikomando umwana w'uyu munsi ntabwo iyo myaka wamurekura ngiye abana banjye ahantu dutuye bajya menya muri centre ville cyangwa Nyabugogo ari bakuru bafite imyaka nka 20 murumva rero ubwo byadusabaga kwiyadapta dukura nyine gutyo burumva hari aho ababyeyi bakurindaga ariko hari aho warindwaga n'Imana yego bisobanura ngo ngewe njya mvuga ngo mu muryango mvukamo njye mvuga ngo destin iki sinzi uburyo ndi bivuge mu Kinyarwanda ariko uko uzabaho ngo ni destiny mu Cyongereza destiny urwandiko urwandiko rwawe nturusimbuka muri French ni destin urwandiko rwawe ntago warusimbuka ikindi ababyeyi bakunda kuvuga ngo bararera nta mubyeyi uzi kurera kuruta uko yaba bihawe n'Imana kuko none se wambwira ngo kuri iyo 14 kuri izo 12 batwoherezaga segondere tujye kurerwa n'abakuru bacu babaga baduhaye bande mu byo kuri kandi ko twanageragayo tukabazanaho amafuti n'ubundi twari dufite iwacu bikanatugwana nabi bamwe bikanatubuza n'imibereho yo kwiga ubwo ariko icyo gihe urumva jewe nabyaye muri 94 urwo rugendo nyine rwo kubyara ku myaka 18 ni rurerure ubwo twakwicara hano bukanira ndumva nabitanze mu kiganiro ariko jewe kuko harimo inkuru ndende je nabyaye mu kwa 10 reka tubyoroshye wa mugari ututaza gucanga abantu bitewe nuko uyu munsi turi mu mashimwe tuzabihereze umwanya wabyo wihariye yego ariko uriya mwaka sinjya ngusimbuka mu kiganiro cy'amashimwe yanjye kuko muri 94 muri iyo myaka navuze 10 ubwo ni 19 nibwo ibi abantu bavuga ngo bagiye kwa muganga ngo babaherekeje ngo bagize gute bwari uburyo buri special kuko no gupfa nagombaga gupfa nta wari umperekeje nta wagombaga kunyitaho icyakora hari inzego z'umutekano muri izo nzego z'umutekano bagombaga kurinda ubwoko bumwe bwahigwaga nubwo bwahigwaga ari amatariki yari amatariki intambara isa naho iri guhosha iri kurangira abaza mu Rwanda baraje ubwo abo banyabibazo basigaye gutyo nanjye nari muri abo gupfa byarashobokaga kubaho byari bigoye kuruta gupfa byari byoroshye kuruta kubaho niyo mpamvu rero bifatanye n'amashimwe y'uyu munsi ukibaza ngo ese yari gewe kiragiye donc ubu ngubu mvugishije ukuri mu myaka 52 nkunda kubivuga imyaka 20 yari yo guteta imyaka 10 yari yo gufonda ubuzima 20 ni wenda reka mvuge 20 20
ubwo nari mvuze 30 yari yo gutunga umuryango wanjye Imana ibinshoboje kandi yarabinshoboje kuko mu mujyi gutunga umwana umwe ntibikunda na babiri abantu barasaze noneho ukajya ukabona umuntu nari mfite umuvandimwe agira abana bangana n'abanjye yarabyaraga nanjye nkabyara noneho rimwe ndibaza ngo ese umuntu uri muri UN arabyara nanjye icyo gihe nakoraga abadiplomate ariko mu by'ukuri umushahara nahembwaga umenye we yarawuhembaga nta nubwo yari na rasiyo navuga ngo wenda imwe yiwe avuga ariko uyu muntu ko mbona wagira ngo turi muri competition ubu koko Imana yambabariye basigaye gashyiramo na pose ariko icyo Imana yakugeneye nicyo ubu ngiye mfite idizene y'abana wafite abana bangana n'aba Yakobo ni intumwa kabisa mu bantu tunavukana bantu tuvukana ndabizi ko muzankurikira nimushaka muzabifuhiremo ndamukunda cyane kuko tugirana n'amateka twarasenganye twarasangiye mu buzima bubi n'ubwiza twari duhari kandi niwe narebaga yuko ashobora kundengera mu buryo bumwe cyangwa ubundi n'uyu munsi rero ntabwo twakwangana kuko anyanze sinamuha umwanya nanjye muzanyeho urwango cyangwa amatiku ntiyabyemera donc byabimbusane ndamukunda kuko ntago nigeze ntakira umuntu mu buzima bwanjye bajya bavuga ngo ndirata ngo ndiyemera hako naje gusanga kwiyemera ari byiza no kwihagararaho yego ariko we ntago njye mwikomezaho mu bavandimwe banjye uriya sinjye mwikomezaho nkagira n'amahirwe rero niwe mukuru akaba n'umukuru w'umuryango ubwo urumva rero umuntu njya guhitamo nanjye ntago aba yoroshye kuko urumva Imana yatangiye kunshura nkiri mutoya muri ibyo byose rero muri iyo myaka mfite harimo imyaka y'ingendo reka iby'iyo myaka y'ingendo nibyo wenda twavuze ko twazagarukaho bitewe n'umwanya wakomojeho yuko byaba ari birebire ahubwo reka umuntu ahite yibaza ikindi kibazo wahereyeho haruguru uvuga yuko utazi neza itariki kubera icyo abana bahisemo iki gihe cy'itariki ya mbere z'ukwezi kwa munani yuko yaba isabukuru yawe kandi ari cyo gihe cy'amateka mu muryango wawe aribwo papa yabonye akazi aribwo umubyeyi wawe yaje kwitahira kubera iki reka mbisobanure ni ukuvuga ngo tuvuye Kongo twaraje tubona batangiye kuduha irangamuntu washidikanya gatoya ngo itariki sinyizi bakaguha itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka wabaga uwuzi bakabaza umwaka urawuze ukwezi urakuzi ngwe bagahita basiprima kuri ya kwezi bakaguhereza itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere iyo jiringanyaga gato nuko byagendaga benshi barabizi then urumva je rero biza gutandukanaho gatoya mu myaka 2 gusa maze mu gihugu cy'u Rwanda wari umaze nari maze mu gihugu cy'u Rwanda nari mfite abana 2 fata urugendo ntungurwa n'urugendo rujya hanze pasiporo yanjye rero bayandikaho barambaza ngo itariki wavutseho ni iyihe ni ya mbere z'ukwa mbere baravuga ati itariki se ati itariki ntabwo tushyira muri pasiporo nta tariki uzi neza ntawe wabaza wavutse uhari ndavuga nti nimwandikeho 22 z'ukwezi kwa munane muri 1974 nari ifashe itariki umugabo wanjye yavukiyeho kuko turangana yavutse kuri 22 we ni kwa kabiri nge ni kwa munane urumva iyo tariki barayandika ariko napfaga kubivuga kugira ngo mbone uko nigendera ariko noneho abana bashatse kunkorera surprise bajya kuri Facebook urabona hari ukuntu
wajyaga gufunguza konte ugashyiraho n'igihe wavukiyeho abasanga hariho tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere avuga atoya ati abantu batazajya bavuga ngo mama ntabwo azi igihe yavukiye bahitamo tariki ya mbere bambajije ukwezi ni kwa kundi bahita rero bahitamo ku kwezi nari nabisobanuye nuko rero nuko byagenze niyo mpamvu rero nge nizihiza isabukuru yanjye kuva ku tariki ya mbere kugeza kuri 22 malheureusement mama yaje kwitahira mu kwezi n'ubundi kwa 8 ntabwo nzajya mbihuza kuko tariki 22 z'ukwa 8 nibwo mama yitahiye ubwo icyo gihe bandi kwibuka umunsi udasanzwe mama yigiriye mu ijuru papa yapfuye mu kwa 7 mama apfa mu kwa 8 ariko ngiye mbibukira rimwe uwo munsi umunsi mama yatahiye biracyari bibisi ubu nibwo amaze imyaka 2 ariko ndacyabizirikana naho ngaho rero iyo tariki yaturutse kandi nkanayizihiza yego ubwo rero abantu batari bazivona mwumvise igihe kiwe nyine naho bamaze kubimenyera kuko ngewe abantu nge mfite inshuti nyinshi barankunda hari n'igihe mba ntabyitayeho urabona imyaka ngezemo nyine maze kuba mukuru hari 52 ans urumva ni imyaka ya no stress n'ubwo basanzwe banyita no stress ariko mu by'ukuri ni imyaka myiza ubu ari kwitegura no stress yaturutse arabona bwiye ngo no kwitoza gupfa uba watangiye kwitoza gupfa none nta yindi 50 iri imbere yanjye birashoboka oya ntabwo nayemera hari uba wataye pause kabisa no stress ibyo byaturutse no stress byaturutse kuri restaurant nari mfite ufite byinshi uzaganiriza mfite byinshi nzabaganiriza hanyuma abinjiye aho ngaho yaba afite amafaranga yaba atayafite hakaba igihe twishimye nk'abashuti barangije atari ko wowe uri no stress kabisa ariko nari hawe n'abakarasi hari igihe nigeze kubakisha bakaza nkavuga ntese wowe bite bya ufite stress ntibanze ufate kacyayi hanyuma ukore neza kula chakula ubundi gukoresha umuntu atanariye ntasi byiza abarangije baravuga atari ku yumumere ni no stress nayo urumva rero na restaurant yanjye rero ihita yitwa no stress kwa no stress n'ubu ngubu hitwa kwa no stress irahari ni salo ni karibu kwa no stress giye mfite salo hariya Minagri yitwa no stress ni wanjye ariko si yanjye ariko urumva ni impemba nibo bamemba muzajye mujyayo Shema Marubi asokoza neza azajya bakira ubwo kandi nkaba nkoreyemo na publicity tayari reka wenda tugarukira aha ngaha ubwo ikiganiro cy'ubutaba byumve yuko wenda uzicara baganirize neza nzabaganiriza ubuhamya bwawe wanze kujyamo deep bwimbitse n'inzira zose wagiye uca muri urwo rugendo uyu munsi je nifite amashimwe n'amashimwe hagataho isabukuru nziza urakoze cyane ukabana rero bayikwifurize abafite nimero yawe abukanda akanyenyeri akanyenyeri gasona neza nose hari abantu birirwa bavuga ngo happy birthday ngo joyeux anniversaire nabyo birakenewe nabyo byose birakenewe birakenewe ariko ntabwo bikigezweho none se kwenyera akanyenyeri wagiye bajya bampa ninka iki kiganiro ne kugisoza reka ikiganiro ne kugisoza nababwiye uburyo mu by'ukuri nagiye kandi narimbirwaye mu by'ukuri abantu bagiye banyifuriza isabukuru nziza nkunda hari imyaka ugeramo ukumva ntugikeneye abantu bakubwira nabi ushaka abantu bakwibwirira neza rero mu bantu bambwiye neza ba mbere bijya binezeza ni abana banjye nkagira undi mu mama hari undi mu mama wo muri famiye nashatsemo ajya ambwira neza akantetesha nuko nimbivuga ari bugire ngo ndagira ngo nkandire ariko ukankandire kuko nubundi nashaka akankandire natanakankandire uyu munsi yongera nteteshe kuko niwe wabizanye kandi akantetesha atanduta uwo numwe kandi ndamukunda cyane kuko hari umuntu ugukunda ntacyo agucaho kandi ukabibona we ntacyo ncaho ni n'umuntu w'umubosi yego ni umubosi kazi ubwo rero mvuze ngo ni umubosi kazi nuko
nuko nabibonye ndamukunda cyane n'umutima wanjye wose ntabivuze gutya ngo byumvikane ntabwo yazabyumva neza ubwo yumviye ko mushimiye arabizi ko mushimiye noneho ndashaka gushimira undi muntu abantu bajyaga bampa inka nkazanga bambwira ngo tuguhaye inka nturakoze ariko ubu nakujyana no kuri polisi urama inka ngo nyine numva umuntu naguha inka urayijyana mu rwuri sibyo uragira ngo bayivunjemo i Kigali nta rwuri tugira ntibajye bazivunja rero oya hari umuntu uguha inka ngo uzabanze uture uruhara rukamera ndabagira rero akambabwiza ukuri ugiye rero niba umpaye inka ujye uyimpe n'ako kanya ubwo barahita banseka noneho rero sinakundaga umuntu umbwira ngo arampe inka kuko barabikubwira ntibazicyure rero ngize imyaka 51 ubwo ni mu mwaka ushize nahawe inka n'abantu none bo mu muryango nimumfuhire kubera yuko niba mu muryango mufite abantu bafite inka bakajya bajya kuziha rubanda urumva ko kantu emi akaziha rubanda nimwe muzana amashyari mu miryango yanyu mugatuma batabasabira imigisha waje gukura ubwatsi kandi nababwiye ko niba mpaye inka azajya yimpaye bitekerejeho neza sibyo apana kubinshukisha none mu myaka tugezemo rero tuvuga uko dushatse sasa rero umwe yaravuze ngo mpaye inka kandi nyihabwa reka dutegereze tureke gushyira ukuri yarayimpaye oya yarayimpaye wari barayiguhaye no ubwo ni umwana wo muri famiye muri make n'umwana mbereye anti sibyo ni n'inshuti yanjye yego uriya mukobwa yanteye ishaba umwana wanjye imfura yanjye wa undi nigeze kuvuga aho twari tugiye gupfira hamwe ahari urupfu imana yashyize ubuzima nawe arangabira ibaze kugabirwa n'umwana wawe njye nkibaza ngo muri iyo myaka 52 hari abantu twabanye neza hari abo twagiriye neza hari n'abatugiriye neza nta bagize ubwo bushobozi cyangwa se ngo bagire iyo neza mu by'ukuri ndabashimiye nanjye nzabagabira nanjye nabwiye ko nzabagabira yego rero umuntu uguha inka none akakanda akanyenyeri apana za nka ziri guteza ibibazo ntabwo ari inka ziguteza ibibazo wagera uko yitanga abikoye ku mutima ibyo biba bibaye reka nabyo tujye tubishimira sibyo bene abo buretse gatoya tugendane bene abo ako gatoya arinda akikuraho nawe nta kandi afite ko nta batindi babiri tubizi nta bakene babiri ariko mvuze ngo batindi ntibakibaho yesu bambabarire ariko mu by'ukuri nta bakene babiri mu bantu umuntu yagukunda burya akubwira n'ijambo ryiza yego ariko muri abo nk'abo nkubwiye uwabanjirije n'uwampaye intama yewe we rero mu umuntu yashimira bitewe n'umwanya baba ari benshi cyane baba baragize icyo gitekerezo no kugira neza wenda hari n'abatiyumvishemo njye nashimiye abampaye inka kuko inka ifite ubusobanuro sibyo muri bo hari abampaye wenda ineza abampaye ineza tubiziranyeho ndabashimye ndi kubashimira kuko ari umunsi wa anniversaire yanjye murabona ko ndi kunywa cyane kera sinishimaga nkiri muto sinishimaga struggle najyaga no kwa muganga bakavuga ngo ndije kenshi we ngo je kenshi baganga narababariye kubera ko nacyuraga abana bazima ariko je kenshi ni mbaya ile kabisa ubu ntabwo bazongera kuzabigarukeho reka ibyo byose uzabishakira umwanya uganirize ku bantu reka rero mbanze ubwo tugeze ku musozo kuri Ndanyuzwe TV mujye munsura murabona ko maze kuba mukecuru jewe nimubona ntabasuye mujye mwihangana hari igihe nabasuye ntimukancira urubanza yemwe bana mwampaye inka hari indirimbo ijya ivuga ngo wangabe y'inka we ngo uzongere ungabire muzongere mu ngabire sibyo murabona ko ngeze mu gihe ndakuze kandi nukuri nabasabiye mugisha namwe murakagira inka murakagira imana n'amafaranga naho kandi nshimiye uyu munsi nari gutinda cyane nshimiye umuntu hari umuntu wanejeje uyu munsi
ntabwo burira ntabwo burira kuko n'ubundi iki kiganiro kizasohoka bazacyumva nyuma uyu munsi warenze ariko uyu munsi hari umuntu wanejeje wazindutse ankandira yanyifurije isabukuru nk'uko kundi babivugaga arangije anakora ku buryo umunsi wanjye uri bugende neza aransengerera uriya muntu wazindutse anteresha Yesu akumera umugisha sindi bukuvuge cyane abantu badatangira kumbaza nimero yawe ariko ndibaza tugeze ku musozo rwose Imana ibaho umugisha mwese Imana ikumpera umugisha nawe isabukuru nziza urakoze cyane bakwifuriza kugira isabukuru urakoze cyane uzarenza 100 ndashimira abana banjye ndashimira abana banjye inshuti zanjye inkoramutima zanjye nubwo ari inshingano zabo kunkunda ariko bajya banyifuriza ibyiza bambajije ma umeze neza kuko njye natangiye guconga umuziki nyine maze kumva ko ndagahinje ibibazo uruhinja ruvuka rugahita ruconga n'umuziki abanyifurije isabukuru mwese ndabakunda n'abari imbere turacyafite amasaha menshi turacyafite n'iminsi myinshi kugeza kuri 20 tuzaba turi kurya ni show nibyo ndabakunda cyane kuri ndanyuze ubwo rero nakagaruka nibiri vuba